Mwijoro risoza umwaka abantu barurujya n'uruza mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali basangaga kandi ibyishimo ari byose kuri bo kuko bari bategereje gutangira umwaka mushya wa 2016. Mu gihe rero habura iminota igira kuri 50 ngo twinjiye mu mwaka mushya wa 2016, hari bamwe bo bahisemo guterana hafi n'utubari kugira ngo basoze umwaka bari hamwe n'inshuti zabo, mu gihe hirya no hino abandi bo bahise kugorobereza mu nsengero kugira ngo umwaka urangire bari kwiragiza Imana. Bimwe mu byari bibashishikaje ni ugusoza umwaka bari kumwe n'imiryango yabo ndetse n'inshuti bishimira umwaka bagiye kwinjiramo. Nuko nabandi kumwe n'abagenzi banjye kandi bakaba ari abavandimwe nkaba nishimye ndi kumwe nabo. Kumwe na mugenzi wanjye. Nanjye ndamwishimiye no muvandimwe. Nagira ngo umbwire amazina. Nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Alias Gatama. Bandi kumwe na mugenzi wanjye umwaka urangire turi kumwe. Ubungu ndabona aribwo abakiriya biyongereye cyane kurusha ibyari bisanzwe. Kuko ndabona abantu bose bari kwinjira baza muri bar house, harimo barabyina bari kwishimisha mbese kugira ngo barangize umwaka bumva bishimye bari kumwe n'abavandimwe. Uretse kukwishimisha ariko wasangaga ku rundi ruhande hari abari bahisemo gusoza umwaka no gutangira undi bari mu nsengero zitandukanye bahimbaza Imana ndetse banayishimira uburyo yabarinze. Batangaza ko kandi ari n'umwanya mwiza kuri bo kongera kugirana isezerano rishya n'Imana kugira ngo izabashoboze kugera ku ntego zabo mu mwaka mushya wa 2016. Kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12 ni igihe kirekire, habayemo byinshi, habaye impanuka nyinshi, abantu benshi bararwaye abandi barapfuye. Ni ikintu gikomeye cyane kuba njye nkiriho uyu munsi. Ikindi kandi mu buzima bwanjye numva ko Kristo ari we wa mbere, n'ubusanzwe numva ko mfitanye umubano mwiza n'Imana. Mba ngira ngo ngushimangire kuko ndi hanze hari ibyaza bikanyeganyeza nagiye mu anniversaire cyangwa mu yandi mapati yandi. Imyaka 13 nyimaze ndara mu nzu y'Imana buri mwaka, ibyo nifuza mu mwaka ukurikiyeho nkabibwira Imana ikabinkorera. Rero tuba dukwiye kurara imbere y'Imana, tuba dukwiye kurara duhimbaza Imana, dushima Imana ibyo byiza, tunayiragiza umwaka utaha. Nzi yuko n'abatari abakristo n'abatari abarokore bazi neza yuko ubuzima n'ibyo bagerwaho babihabwa n'Imana. Iyo umwaka ugitangira buri wese aba afite byinshi awitezemo cyane cyane mu iterambere. Niyo mpamvu benshi bafite icyizere cyo kugera ku byo batagezeho muri 2015 kandi bafite intego yo gukora cyane. Boniface Sibomuremyi, Televiziyo Rwanda, i Kigali.